ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Mbere yuko dutangira mureke mbanze mbumvisha agace k'indirimbo nubwo gateye kwibaza byinshi. Uyu muhanzi yitwa Lucky Philippe Dube, akaba umwe mu bahanzi bamenyekanye cyane mu njyana y'umuziki wa reggae hano muri Afurika no mu isi yose muri rusange. Muri iyi ndirimbo ye yise Taxman aragira ati: mwishyura ukora mu ndabo kugira ngo yite ku busitani bwanjye, mwishyura muganga kugira ngo amvure, mwishyura umwavoka kugira ngo yite ku burenganzira bwanjye, mwishyura umurinzi kugira ngo andinde. Hari undi muntu nishyura ariko mu by'ukuri ntabwo nzi icyo nishyurira, ndavuga umusoresha. Umusoresha nanjye maze kumva iki gihangano byanteye kwibaza ibibazo byinshi, maze ibyo bituma njya gushakisha inyandiko mu masomero ngo nsome ahari ndebe ko nasobanukirwa. Nkigera mu isomero naguye ku nyandiko yitwa A Systemized Review of the Literature Pertaining to Tax Revolts, inyandiko yasohowe na Kaminuza ya Pretoria mu mwaka wa 2021. Nkiteraho akajisho neza kuri page yaho ya 7 n'iya 9 nasanzemo inkuru nanjye ubwanjye ntari nzi kibaho. Uti byagenze gute? Ku rupapuro rwaho rwa 7 baragira bati: mu mateka y'isi imvururu zishingiye ku musoro zakomeje kugaragara mu bice byinshi by'isi bitandukanye. Bwa mbere mu mateka imvururu zishingiye ku musoro zagaragaye mu mwaka wa 2350 mbere ya Yezu, bigaragara muri Iraq. Byongera kugaragara mu gace kitwa Judea mu ntara y'Abaromani mu mwaka wa 66 kugeza mu mwaka wa 70 mbere ya Yezu. Wenda ibisi byo byatuzinduye, ariko reka mbanze mbahe n'izindi ngero mu myaka ya vuba. Mu myaka y'1520 kugera mu mwaka wa 1521 muri Espanye habaye imvururu zishingiye ku musoro. Abaturage birara mu mihanda bigumura ku mwami w'abami Charles wa gatanu, birangira akuye ku ngoma asimbuzwa Repubulika. Naho mu mwaka wa 1947 i Lagos muri Nigeria abaturage barakoranye bahurira ku ngoro y'igihugu, utagira ngo bari bahujwe n'ikindi kitari ugutumbagira k'umusoro. Imyigaragambyo yakomeje no mu yandi mezi yakurikiyeho. Ibi byatumye leta ishyiraho amavugurura mu birebana n'imisoro. Ugira ngo naho gusa, mu mwaka wa 2018 mu Bufaransa abitwa Yellow Vest cyangwa Gilet Jaune bigumiye ku musoro witwa New Carbon Tax, ivumbi riratumuka. Ni no muri uwo mwaka kandi muri Afurika y'Epfo hatutumbaga gisa n'imvururu zishingiye ku musoro. Ubu benshi muri mwe muribuka ibiherutse kubera mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya, nabyo bishingiye ku musoro. Abanyakenya biganjemo insoresore ziswe Generation Z banze icyo leta yise The Amendment of Financial Bill 2024, maze birangira biraye mu mihanda mu mvururu zuzuyemo urugomo no kwangiza bikomeye. Ibi byatumye abagera kuri 42 bahasiga ubuzima, 132 babujijwe irengero, naho abantu 1208 barafungwa. Muretse gato, none ibi bintu byo kwishyuza imisoro biteza imvururu, injyane no kwigumura bikomeye, benshi bakabihuriramo n'ibyago harimo no kubura ubuzima, byaje bite? Nukubera iki henshi mu bihugu cyane cyane bya Afurika kwishyuza umusoro bikorwa mu buryo bukakaye, wanareba nabi hakazamo ibiboko, amande cyangwa gereza? Ese nyuma yo gusoreshwa umusoro hari ubwo ushobora gukoreshwa nabi? Mu gihe abaturage bagize impungenge mu birebana n'imikoreshereze y'imisoro hakorwa iki? Muri iki kiganiro turaza kwifashisha ibitabo nka Wealth of Nations,
Fundamental Principles of Taxation n'ikindi cyitwa History of Taxation. Naho se itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga iki mu birebana n'imisoro? Turaza kurebera hamwe amayeri akoreshwa mu kunyereza imisoro nka tax evasion na tax avoidance, ahari n'ubundi bugambanyi utigeze umenya. Byose uraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro. Ngende Tuyikunde Eri, ni karibu cyane. Mu magambo make, umusoro ni umusanzu w'amafaranga runaka atangwa n'abaturage hakurikijwe itegeko, hanyuma ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bya leta birimo nko kubaka ibikorwa remezo, amashuri, imihanda, ibitaro ndetse n'ibindi byose bishobora kugirira abanyagihugu akamaro. None ibintu byo kutwishyuza amafaranga hakurikijwe amategeko amwe banatoye tudahari byaje bite? Byose bifite inkomoko mu myaka 5000 ishize mu gihugu cya Misiri, aho umwami Farawo yakaga abaturage be ibingana na 20% ku musaruro wose w'ingano zabonetse mu gihugu, ibyo bigafatwa nk'umusoro. Muri iki gihe nta mafaranga yari ariho, rero ingano zigafatwa nk'igicuruzwa cy'ingenzi gishobora gusimbura ibindi bintu by'agaciro bishobora gukoreshwa cyangwa guhererekanwa mu gihugu no muri rubanda. Uko imyaka yagiye ihita, Abagiriki baje gufata iki gitekerezo cyo kwaka abaturage ibintu runaka maze bikitwa umusoro, bagikwirakwiza mu isi. Wenda ibi tuzabigarukaho, uburyo ibintu byinshi tuzi hano mu isi byakwirakwijwe n'Abagiriki bakoresheje filozofiya yabo mu kanya nk'ako guhumbya. Ese wari uzi ko inyandiko ya mbere yabayeho yavugaga ku musoro? Niba ugira ngo ni amashyengo n'amakabya nkuru yanjye, nduzi ko kubeshya byo ntabigira, uzashaka amakuru ku cyitwa Rosetta Stone cyangwa usome inyandiko History of Taxation kuri page yaho ya 2. Adam Smith ni umunya-Scotland, impuguke mu bukungu, umufilozofe, akaba umwe mu bazanye igitekerezo cyiswe political economy cyangwa ubukungu bushingiye kuri politiki. Mu mwaka wa 1776 yanditse igitabo cyakunzwe n'abatari bake acyita Wealth of Nations. Mu gice cyaho cya 2 muri iki gitabo kuva kuri page yaho ya 676, Adam Smith avuga ku mahame shingiro yagakwiye kuranga umusoro. Nk'urugero, ku ihame ryaho rya mbere aragira ati umusoro ukwiye gutangwa hashingiwe ku bushobozi bw'usoreshwa. Ibi yabyise the principle of equality. Aha yashakaga kuvuga ko ukorera menshi nawe akwiye gusora menshi, naho ukorera make nawe akishyura bijyanye nawe yinjije. Mu yandi magambo, ntawe ugomba kwishyuzwa bimurengera kandi nawe ntawe yinjije. Arakomeza no ku ihame rya 2 rigira riti amategeko agenga umusoro akwiye kuba asobanutse, yoroshye kandi usora agomba kuba yazi neza. Ibi byo yabyise principle of certainty. Bivuze ko usora agomba kumenyeshwa igihe, ingano n'uburyo agomba kwishyuramo umusoro. Ku ihame ryaho rya 3, Adam Smith aragira ati umusoro ukwiye kwishyuzwa mu buryo butabangamiye usora. Ibi byo yabyise principle of convenience. Mu gusobanurira ihame yaragize ati igihe n'uburyo bukoreshwa mu kwaka umusoro bigomba kuba bihura neza n'igihe usora abonera inyungu. Aha tubyumve neza. Niba ufite akazi ukawuhembwa ku itariki 30, ikigo cy'imisoro ntikigomba kuza kukubaza umusoro mbere y'iyo tariki kandi utarahembwa. Ihame rya 4 ryo riragira riti uburyo bwo kwaka umusoro bugomba kuba buteguwe neza ku buryo budatwara amafaranga menshi kuyasoreshejwe. Ibi yabyise principle of economy. Bisobanuye ko igiciro cyatanzwe mu gukusanya umusoro kigomba kuba gito ugereranyijwe n'amafaranga yatanzwe n'abaturage binyuze mu misoro. Muri iki gitereka bumenyi cyiganjemo ubuhanga buzamenywa n'abagisomye gusa, nako ubu nawe umaze kubumenya kuko ndi kugusomera bimwe mu bikigize. Adam Smith, umuhanga akaba n'umwanditsi w'iki gitabo, ku mapaje yaho yo hasi akomeza agaragaza byinshi bitandukanye ahari utigeze umenya. Hari nk'avuga ngo umusoro ku butaka wakwiyongera cyangwa ukagabanuka bitewe n'umusaruro bwatanze, umusoro ku mazu, umusoro ku byo winjije, ibyiciro by'abakozi n'imishahara yabo byose. Adam Smith
abigarukaho muri iki gitabo cy'amapaji agera kuri 786. Ahubwo se wari uzi ko kugira ngo sosiyete itere imbere igomba kuba igabanyijemo ibyiciro by'abakozi mu bisata bitandukanye? Nyabona ntimugende, haracyari byinshi kandi byishimo amabanga utari wamenya. Kuba tukiri kumwe, mureke tubanze twibatse iki kibazo. None imisoro n'ibyo byose ko twabibonye, mu Rwanda aho byaba bihagaze gute? Kugira ngo mbone igisubizo cy'iki kibazo byansabye kwiyuha kuya ndabarahiye. Mu gushakisha inkomoko y'umusoro mu Rwanda, nagiye mu isomero naka ibitabo bitagira ingano ngo nsome, ngamije kureba ko nabona ikivuga kumva n'imvano y'umusoro mu Rwanda. Nkomeje gushakisha nibwo nasitaye ku nyandiko Taxes and Custom Duties in Development of our Nation. Aha naje gusobanukirwa neza ko bwa mbere mu mateka umusoro wagaragaye mu Rwanda mu mwaka w'1912. Icyo gihe u Rwanda rwari rukoronijwe n'Abadage. Ndabizi ushobora kwibaza uti, mbere y'ubukoroni abaturage ko bafataga amakoro n'amaturo, ibyo bakabishyira umwami, ibyo byo ntibyafatwa nko gusora? Wenda iki kibazo kugisubiza uyu mwanya biragoye kuko nta bimenyetso bihagije twari twakibonera. Nyabona muretse kugenda dukomezanye mu kiganiro, ibi bintu ni ingenzi. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 4 Kanama 2023 ku ngingo yaho y'165 rigena ishyirwaho, ihindurwa cyangwa ikurwaho ry'umusoro. Rigira riti umusoro ushyirwaho, uhindurwa cyangwa ugakurwaho n'itegeko. Rikongera riti nta sonerwa cyangwa igabanwa ry'umusoro rishobora gukorwa mu gihe bidateganywa n'itegeko. Kugeza uyu munsi, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, cyaka imisoro ku buryo bukurikira. Hari imisoro ijya mu isanduku ya leta, ibi bizwi nka National Treasury. Hakaba n'indi misoro yegurira inzego z'ibanze, Local Administration. Kuba tukiri kumwe ushobora kwibaza uti, iyo misoro nk'uko igabanyije mu byiciro ni iyi? Mu misoro ijya mu isanduku ya leta harimo umusoro ku byo winjije, income tax, umusoro ku makampani, umuntu cyangwa ibigo bya leta, corporate tax, umusoro ku mushahara, umusoro ku byongerewe agaciro, TVA, umusoro ku bicuruzwa byinjijwe cyangwa byakorewe mu gihugu, consumption tax. Imisoro ya gasutamo, custom duties, ni ukuvuga ibicuruzwa byinjijwe cyangwa byasohotse mu gihugu. Icyitonderwa ariko, ibicuruzwa byakorewe mu bihugu biri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bifite icyemezo cy'inkomoko, ni ukuvuga aho byaturutse, ibi ntabwo byishyura umusoro wa gasutamo. Kugeza aho nizere ko tukiri kumwe, iby'imisoro yegurira inzego z'ibanze se ubu nabyo tubirebe. Mu misoro yegurira inzego z'ibanze, ni ukuvuga guhera ku karere, harimo umusoro ku mutungo utimukanwa, fixed asset taxes, ni ukuvuga ubutaka, amazu n'ahakorerwa ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hakaba n'undi musoro utangwa mbere yo gutangira ibikorwa bibyara inyungu, trading license. Hakaba n'umusoro ku nyungu yavuye mu mitungo itimukanwa ariko ikodeshwa, rental income taxes. Tukivuga ku by'imisoro yo mu Rwanda, ntago twakwibagirwa n'icyitwa IBM, igikoresho kitavugwaho rumwe na benshi kandi bataranasobanukirwa neza. IBM Electronic Billing Machine ni imashini y'ikoranabuhanga itanga inyemezabwishyu yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. IBM ntago ari umusoro nk'uko benshi babyitiranya, ahubwo iyi mashini ifasha kubika amakuru no gukusanya ibirebana n'imisoro ku buryo bworoshye. Kugeza uyu munsi IBM irimo amoko abiri. Hari IBM version 1, iyi ni hardware, hakaba na IBM version 2, software. None ni bande bagomba kuba bafite IBM? Umva igisubizo. Umucuruzi wese utanga umusoro wa TVA agomba kuba akoresha IBM mu bikorwa bye by'ubucuruzi. Uramutse ukeneye kwisomera ibi ndi kukubwira, wabisanga mu nyandiko RRA Handbook First Edition yasohotse 2017 guhera kuri page yaho ya 200.
maze kumva ibyerekeranye n'imisoro mu Rwanda nagize amatsiko nshaka kumenya igihugu cyaka imisoro iri hejuru. Mu bushakashatsi nakoze nawe wakwibonera, naje gusanga igihugu cya Uganda kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu bisoresha menshi muri Afurika y'Uburasirazuba, kuko cyaka umusoro ku mushahara ungana na 40% kuva mu mwaka wa 2012. Nshuti basangirangendo munkurikiye, mbere yuko dukomeza mureke tubanze twibaze kuri aka kantu. None hari ubwo iyo tumaze gusoreshwa imisoro ishobora gukoreshwa nabi? Nk'uko twabibonye, imisoro ijya mu isanduku ya leta, hanyuma leta ikayikoresha mu bikorwa bifitiye abaturage akamaro n'igihugu muri rusange. Dushingiye ku makuru twakuye muri raporo yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu mwaka wa 2022-2023, neza kuri paji yaho ya 6 n'iya 7 baragira bati: ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyinjira angana na miliyari 2,232.6. Ibyo bituma imisoro igira ijanisha ringana na 50.8% ku ngengo y'imari yose y'igihugu muri uwo mwaka. Ibi bivuze ko iyo igihugu gishoye ingengo y'imari mu bikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu n'abaturage muri rusange, hanyuma ayo mafaranga akanyerezwa cyangwa agakoreshwa nabi n'abashinzwe kuyacunga, ayo mafaranga bahombye kandi imisoro nge nawe twatanze nayo ibihombye. Niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zikomeye mu guhangana n'iki kibazo. PAC, Public Account Committee, aka ni akanama gashinzwe guhata ibibazo ibigo n'imishinga ya leta ikunze kugaragaramo ibibazo by'imari n'icungamutungo. Uretse ko mbona nta n'igikurikiraho nyuma yo guhata ibibazo no kwaka ibisobanuro abahagararira ibyo bigo by'imari hamwe n'imishinga ya leta. Mbere yuko dusoza iki kiganiro, munyemerere mbanze nsubize iki kibazo. Umwe mu basangirangendo banjye yarambajije ati: mu gihe abaturage bafite impungenge mu birebana n'imikoreshereze y'imisoro hakorwa iki? Heikki Hailamo na Enrico Nikelati ni abaprofeseri muri kaminuza ya Helsinki. Ku itariki ya 1 Ukwakira 2024 saa 5:46 z'igitondo, ubwo benshi muri mwe mwiteguraga gukora ku munwa cyangwa gufata amafunguro ya saa sita, basohoye ubushakashatsi bufite umutwe ugira uti: Why tax pay? African study finds trust in government is a key. Mu gika cyaho cya 5 baragize bati: icyizere abaturage bafitiye leta ni ingenzi mu birebana no kwishyura imisoro. Abaturage bishyura imisoro iyo leta igaragaza ko imisoro ikoreshwa mu buryo budasumbanya kandi ikorera mu mucyo. Ibi babyise fair and transparency in the use of tax and revenues. Barakomeza bati: hakenewe ubufatanye hagati ya leta n'abaturage ku buryo abaturage biyumvamo ko imisoro ibagarukira binyuze mu bikorwa remezo hamwe na serivisi. Ariko iyo ibikorwa remezo na serivisi bidahagije, cyangwa iyo ruswa ivuze ubuhuha, ubushake bwo kwishyura umusoro buragabanuka, ibyo bikanatera kwigumura. Muri ubu bushakashatsi bagaragaje ko ibikorwa remezo byiza bitera abaturage gutanga umusoro, naho ruswa ikagira ingaruka mbi cyane mu birebana no gusora. Rero ubuyobozi bugomba kugira uruhare mu migendekere myiza y'umusoro, kandi abaturage bakwiriye kugirira icyizere leta kuko ishyiraho imisoro hagamijwe kugabanya ubusumbane mu baturage. Kandi ubwo turasoje, asante, mwakoze kubana natwe.